ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera kongere turirimbana ari bazima duhumure kuko abapfuye bizeye batarimbutse ahubwo basinziriye twizeye ko igihe kigiye kugera kongere turirimbana ari bazima by'agahinda nanyuzemo ntabishidikanyaga ari ibihe bigoye namenye iyo wumva niyungana. muraho neza abakunzi bacu ku Nyenyeri TV show, muraho mwaramutse abandi mwiriwe bitewe n'aho muherereye, turabashuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko mutumenyereye rero ni Odette Ayinkamiye, hano nk'ibisanzwe ni ku Nyenyeri TV show. Reka rero dufate umwanya tubasuhuze mwese aho muherereye, tubaha ikaze muri iki kiganiro ngo mubane natwe. Reka tubanze mbere ya byose twihanganishe abagize ibyago, amakuru tumaze iminsi tubaha atari neza, ariko nk'uko twabyiyemeje turajya tubamenyera amakuru ndetse twifuza no kubakura mu rujijo ku byo mwumvise mutasobanukiwe neza, kuko twebwe tuba twashyizemo ubushishozi ndetse no kwifashisha imiryango ya hafi kugira ngo tumenye amakuru neza. Reka rero twihanganishe abagize ibyago mwese aho muva mukagera, cyane cyane abadivantisite muri iyi minsi bari kwibasirwa n'ibibazo bitandukanye byo kubura ababo, abaririmbyi, twihanganisha amambere twe turimo twihanganisha korali Haleluya ku Gisenyi yabuze umuririmbyi wabo, ndetse ejo bundi nabwo twari turimo dushyingura Dr. Mugema, umuririmbyi wa korali Umusamariya mwiza. Aka kanya rero nabwo tuje twihanganisha abagize ibyago ndetse n'abaririmbyi. Korali Abahamya ba Yesu ni korali ibarizwa muri Amerika, muri Michigan, akaba ari korali n'ubundi igizwe n'abagabo n'abasore. Ngira ngo bamwe mujya muyikurikira murayizi. Rero mwakomeje kubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'umuririmbyi wabo wavuye muri uyu mubiri azize impanuka, akaba nyine yaraguye muri Michigan. Rero hari n'abandi bantu bagize ibyago bararwana, umwe yica mugenzi we, nabo rero nibyo tugiye kubasobanura ndetse tunabatandukanyiriza amakuru mwavanze. Hari abandi ba familiye cyangwa se inshuti nka groupe bari hano mu Rwanda bavuye muri Amerika nabo, ariko baza kugira ibibazo bararwana biremereye ndetse baranicana. Ndagira ngo akomuze kugatandukanya n'uriya muririmbyi. Hari ibitangazamakuru byinshi byatanze ayo makuru bavuga ngo abo baririmbyi bo muri korali Abahamya bo muri Michigan nibo bageze mu Rwanda, umwe yica undi. Mu bitandukanye biratandukanye, nubwo bose bavuye muri Amerika, bamwe bagira impanuka muri Amerika, abandi bagira ibibazo barwaniye mu Rwanda. Reka rero muze kubana natwe tubasobanurire muri iki kiganiro. Reka twiragize Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana igira neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana itwitaho, tugushimiye kuri Imana itumenyerera mu itangiriro ndetse no kugeza ku iherezo. Ubutuzi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri iki kiganiro rero turagushimiye ko tugihumeka, kandi tugushimiye ko ugiye kwihanganisha imiryango y'abagize ibyago, yaba abo tuba twamenye ndetse n'abo tutaramenya. Ndakwinginze ngo ukomeze abagize ibyago, he kuba ari twe rero mu bijyanye n'imivugire, ahubwo wigaragaza bari wowe guhumuriza ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane inshuti zacu rero kudukurikira mu isengesho. Nabyo biba ari ngombwa kwiragiza Imana, kuko iyo twicaye hano
ntabwo ari byiza ko tuvuga ibyo twishakiye, ahubwo biri ngombwa yuko dusaba Imana kugira ngo ize kubana natwe. Twari tubabwiye rero ko tugiye guhumuriza hano ku Nyenyeri TV Show, tubikuye ku mutima, duhumurije, twifatanije n'imiryango yagize ibyago, ndetse twari tumaze kubasobanurira tuvuga ko korali Abahamya ba Yesu yo muri Michigan yabuze umuririmbyi wabo, umusore waririmbagamo Gakufi, akaba rero yaragize impanuka akaburana n'umubyeyi we. Kandi twibutsa abantu ko uwo mubyeyi we, uriya musore, hari umusore waririmbaga mu minsi yashize muri Tugisiyoni, tuboneraho no kubihanganisha nawe tumwihanganisha, nawe ari muri Amerika ntago akiri mu Rwanda, bita Sabiri ariko yitwa Sabimana nyine. Ubwo Sabiri ni kwa kundi duhina amazina, tuboneho kwihanganisha Sabimana. Uyu mubyeyi wasinziriye wo muri Michigan ni mushiki we, noneho uriya musore akaba nyine ubwo ari umwishywa wa Sabimana. Rero turabihanganishije, Imana ikomeze kubihanganisha kandi ikomeze abasigaye. Korali Abahamya rero hari umuryango mugari wa Korali Abahamya yo ku Kabeza, ngira ngo ari nayo iyi Korali Abahamya yo muri Michigan yaturutse. Hari abasore bagiye bayivamo, baragenda bajya muri Michigan, ngira ngo bakaba ari abantu babaye mu nkambi n'ubundi. Noneho rero iyo Korali Abahamya ni korali y'abasore n'abagabo iba ku Kabeza. Abenshi mudukurikiye rero hari n'abazi Korali Abahamya ba Yesu yo ku Muhima, ariko buriya Korali Abahamya ba Yesu yo ku Muhima n'ubundi hari uburyo ari inshuti n'iriya ya Kabeza. Ndabashishikariza no kuzaba rero inshuti n'iriya yo muri Michigan. Rero ntabwo turi mu biganiro birebire, ahubwo no kubihanganisha, bihangane kubwo kubura umuririmbyi wabo. Ni ikibazo, abaririmbyi bamaze iminsi bava mu mubiri, bagenda mu buryo butandukanye. Mu minsi yashize hari umuririmbyi wo muri Korali Haleluya wavuye mu mubiri nawe adukurwamo kubera impanuka. Uyu nawe rero Gakufi nawe yazize impanuka, ndetse anayikorana n'umubyeyi we. Bavandimwe, turimo guhumuriza gutya, tuba tunabibutsa yuko muri iyi si nta gakondo tuhafite, aheza ari mu ijuru. Rero noneho iyo urupfu nk'ubu rwabayeho, noneho ari nk'urw'impanuka, cyane cyane ko urupfu rwose burya ahanini ruradutungura. Gusa iyo urwaye hari igihe kirekire ugira cyo kwitekerezaho no gutekereza ku byo, no gutekereza ko ushobora kwigiranya n'Imana cyane, kugira ngo niyo wava mu mubiri nyine wumve ko wari uri kumwe n'Imana. Ejo bundi dushyingura umuvandimwe cyangwa se umubyeyi wacu cyangwa se inshuti yacu Dr. Mugemana w'Inyamirambo, umuyobozi mukuru yagarutse ku ijambo rivuga ngo, ndavuga Pastor Byiringiro Hesironi yagarutse ku ijambo rivuga ngo nyamuneka mujye musaba Imana ibarinde urupfu rw'impanuka, kuko buriya iyo umuntu yarwaye agira igihe cyo kwitekerezaho ndetse no kwiyegurira Imana. Rero aba bavandimwe bacu baba bagiye ku buryo bw'impanuka, si uko ari ubushake bwabo, ariko igihe cyose tugomba kwitegura natwe tukamenya yuko ejo cyangwa ejo bundi twagenda. Kuko iyo usohotse ushobora gusohoka ukagenda ku kamoto, ukatsa imodoka ukagenda, cyangwa se ugatega na bisi, wagera mu nzira igakora n'impanuka, cyangwa se n'izindi mpanuka mwese muzi zitandukanye zishobora guhitana ubugingo bwacu. Reka rero dukomeze twihanganishe mwebwe mwese inshuti z'umuryango, mwebwe mwese abavandimwe b'umuryango, tumwihanganisha Sabimana waririmbaga muri Tugisiyoni, ubu ngubu akaba barizwa muri Amerika. Imana iguha umugisha mucuti wacu, turakwihanganishije, kandi Imana igukomeze muri iki gihe gikomeye, urusheho gukomera ndetse no kwihangana. Ngira ngo abizeye Imana, abiringira Imana ntago bajya baheranwa n'agahinda cyane, kuko tuzi neza yuko hari aho tuzagera, tutazahura n'ibi bibazo, tutazahura n'izi ngorane, tutazapfusha. Dutegereje rero umunsi urupfu ruzakurwaho muri cya gitondo cy'umuzuko, ubwo tuzabona abacu. Hari amagambo nkomeza kugarukaho, dushyingura Dr. Mugemana wo muri Korali Umusamariya Mwiza. Pastor Byiringiro Hesironi umuyobozi wacu yagarutse ku ijambo nanone avuga ati byaba bibabaje mwebwe. Nanjye rero ubu ndabwira Korali Abahamya ba Yesu abari abo muri Michigan,
uyu mwana w'umusore yaririmbagamo bifafatanyaga nawe gukora umurimo, mbihanganisha, mbakomeza, mbabwira ngo mwebwe musigaye nahanyu kugira ngo mukore imirimo myiza yo gukiranuka, kugira ngo kuri wa munsi w'izina, kuri cya gitondo cy'umuzuko, umuvandimwe naramuka azutse ntazababure, azasange namwe mwarakoze ibyo gukiranuka. Bavandimwe, Imana niyo imenya iherezo ry'umuntu, ariko natwe mu gihe tukiriho tugihumeka, cyane cyane mwebwe baririmbyi muba mudukurikiye, mubwiriza ubutumwa, ababwiriza batandukanye, abantu benshi mujya mugerageza kuvuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, byaba bibabaje ibyo tuvuga tutabikurikiza, ubutumwa dutanga ngo twizere, tubwira bagenzi bacu ngo bizere Imana, twebwe tugiye tutizera Imana cyangwa se ngo tubikurikize, ugasanga ibyo tuvuga tugirira abandi umumaro, kugirira abandi umumaro gusa, ariko twebwe ugasanga ntabwo twibwira. Reka rero twihanganishe aba baririmbyi. Iyi korali iri muri Michigan ni korali ibamo abasore batatu b'impanga, abasore batatu b'impanga bavukana, umwe yitwa Rukundo, undi yitwa Tuyishime, undi yitwa Dufitumukiza. Yego rero ndabihanganishije, ndetse na bagenzi banyu. Biba ari byiza cyane burya kuvukana abantu ari impanga bose bakagira imyizerere imwe. Abo baririmbyi ko mbavuze ko ari batatu, ni abasore batatu bavukana b'impanga, bose baririmba muri iyo korali. Imana rero ikomeze kubakomeza no kubaha imbaraga no gukomeza umurimo muri iki gihe gikomeye. Ntimucike intege, ahubwo mukomeze kwihangana no gukomezanya, kugira ngo Satani atazajya duca urwaho, kuko turabizi neza ko yamanukiye isi agamije kutubabaza. Satani yamanukiye iyi si agamije kutubabaza, n'ibi byose rero by'ibishakwe adushyiraho abagira ngo atubabaze. Reka rero twihanganishe na korali Tugisiyoni, kuko mu minsi yashize turabizi neza yuko Sabiri yaririmbagamo. Sabiri rero akaba ari we wabuze umuvandimwe we nawe akaburana n'umwana we, ubwo yabuze mwishywa we aburana mushiki we. Imana ibihanganishe, ndetse na bagenzi be bo muri korali Tugisiyoni. Turabizi neza ko dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho. Reka rero habeho amagambo meza yo kubihanganisha no kubakomeza, kugira ngo Imana ikomeze ibihanganishe, ibakomeze, kandi twibukiranya yuko muri iyi si nyine tuba abacumbitsi, kandi twizeye yuko hazabaho igitoro cy'umuzuko, hazabaho ubwo tuzishimana n'abacu tutazongera kubabura. Njya nkumbura ibyo bihe, njya ntekereza abanjye benshi nabuze, inshuti, abavandimwe, ababyeyi banjye, natekereza ko nzababona mu gitondo cy'umuzuko, nkagira ibyiringiro, ariko nkavuga ngo Mana uzampe iherezo ryiza. Wowe udukurikiye rero, udukurikiye muri iki kiganiro cyo guhumuriza, gukomeza, ndagira ngo nawe wite ku iherezo ryawe, ujye wita ku iherezo ryawe, kuko ejo sahawe, uyu munsi sahawe, aka kanya gihumeka niko kawe. Rero gerageza kubana neza na bagenzi bawe, gerageza kubana neza n'inshuti, gerageza kwitwara neza, ndetse wubaha n'Imana kugira ngo ubashe kubana nayo, kugira ngo Imana ibashe kumenya ibyiza bituruka kuri wowe. Ibyo byiza bituruka kuri wowe rero biragenda bikagira ingaruka nziza kuri bagenzi bawe. Reka Imana iduhe gukomera ndetse no kwihangana. Reka rero dufate n'akanya twihanganishe, duhumurize undi muryango wabuze umwana w'umusore mu buryo bw'amaherere, mu buryo bukomeye, mu buryo bubabaje. Umwana w'umusore wishwe na mugenzi we nawe w'umusore, ndetse bari inshuti mu buryo bugaragara, baganiraga bakagenda bapfa utuntu dutandukanye. Babyeyi buriya mwana, abavandimwe be, inshuti, abo bari kumwe, turabihanganishije ngo mukomere, kandi mumenye n'izo mpfu abantu bagiye bapfamo, ndetse n'uburyo n'abari bo, kugira ngo mutakomeza no kubyitiranya, kuko numvise ibitangazamakuru bimwe bivuga ngo abo baririmbyi bo muri korali Abahamya ba Yesu ngo nibo ngo bari mu Rwanda baricana. Abo bandi iyo gurupe yindi y'abantu bari bari kumwe, ndetse nabo bari bavuye muri Amerika, ni abadiaspora, nibyo bari bavuye muri Amerika baza mu butembere mu Rwanda, ariko
mubafatemo batandukanye n'aba bandi tumaze kuvuga barimo umuririmbyi bo muri korali abahamya ba Yesu. Aba ngaba ni abana bari bafite uruzinduko mu Rwanda, ngira ngo imiryango yabo iri hariya mu nkambi ni Abagogwe. Rero ni ukuvuga ngo babaga muri Amerika. Babaga muri Amerika rero bavuye muri Amerika n'ubundi ngo bafitemo utuntu tw'amakimbirane cyane. Rero Mugisha na Ngabo baza gukomeza bo amakimbirane bari bafite barayakomeza, kandi ayo makimbirane iyo wumva yaravuye ku tuntu dutoya. Niba abantu bari ku rubuga rwa WhatsApp, umwe yajya yitwara nabi muri kwa kundi mukunda kuvuga abanyarwanda nabo bajya bakoresha kuvuga ngo umuntu utaganira udakunda gusabana bakamwita igifura, ariko uwo muntu w'igifura nawe yavutse mu muryango. Ngira ngo abantu benshi bamenye uko bitwara ku muntu w'igifura udakunda kuganira, udakunda kuganirizwa, cyangwa se wamuganiriza ikintu usa naho umuganiriza ngo musabe cyangwa se mugane cyangwa muyage, cyangwa se yaba hajemo na kwa kundi urubyiruko rukunda gukoresha ibiganiro bitandukanye byo kuba babeshyana, bagira gute, bazana utuntu n'utundi kugira ngo bishime aho bari baseke. Noneho we uwo nguwo akaba atajya abyumva muri bo. Amagurupe y'urubyiruko abenshi cyangwa se n'abandi bantu mubana mwakuranye mwiganye mugira gute mukunda gusabana, murabizi ko hari igihe ku magurupe ya WhatsApp haba hariho abantu bitewe n'ikigero cy'uko babanye, izo gurupe zikakomeza zihari. Iyo gurupe ya WhatsApp rero uyu bita Ngabo n'ubundi ngo yari ayibereye admin, ariko bamwe bakavuga ko n'ubundi mbere yo kuzaho Mugisha n'ubundi yahozeho. Ariko urabizi iyo abantu bagiye gutora umuyobozi cyangwa se n'iki bareba kuri discipline y'umuntu n'imyitwarire. Ugerageza kumva ikiganiro cy'aba bavandimwe bari kumwe nabo babatangiye ubuhamya ko n'ubundi Ngabo yitondaga cyane, ariko Mugisha we agakunda kuba nyine nk'igifura, banabivuga gutyo nk'igifura, ataganirizwa, yivumbura cyane kandi agira amahane. Ayo makimbirane rero yarazamutse. Urumva bari bavuye mu kabari saa 8 z'ijoro ngo bari basangiye, ariko bagenzi be baramubwira ati wowe taha aho tugiye gukomereza. Bashwanira ku bantu bari muri parikingi bagiye kwinjira mu modoka, bavuga ati wowe taha ntabwo dukomezanya kuko uratongana, uri kugira gute, ntabwo dukomezanya nawe. Bakomeza babimubwira, noneho mugenzi we arakamubwira agahora avuga ati kandi ibyo byose niwe uri kubitera, wowe Ngabo niwe uri kubitera, uyu yarambwira nabi kubera wowe. Kubera iki? Twatuntu tw'amakimbirane tugiye turimo, twatuntu tw'amakimbirane tugiye turimo, ariko twatumaga bakomeza gushondana. Bagenzi babo nakavuga ati wowe jya mu modoka utahe ujye kuryama, genda ujye kuryama, ntabwo turi kumwe nawe. Nabo bamushyira mu modoka, umwe ngo agira gutya mukubita n'ubishyira amubwira ati jya mu modoka wowe genda, ntabwo turi kumwe nawe, kandi ntiyongere gukoresha ayo magambo mabi. Undi nawe arakomeza aramutsindagira ngo nzakwica. Undi nawe ngo araza aramubwira ati umva ngaho nyica. Ajya mu modoka, bashyiramo imbaraga bamushyira mu modoka, ariko cya kintu cyo kuvuga yahoraga avuga n'undi ngo yari yaramubwiye ngo azamwica. Nyamuneka umuntu nakubwira ngo azakwica, icyo kintu cyo kigendera gahoro. Niba ngombwa habeho gusabana no gusabana imbabazi niba harimo kubabazanya kurekure, kuko ibintu tugenda tubona ko bigira ingaruka ndende yo kuba abantu koko bakwicana. Nakubwira ngo azakwica rero nukabigira ibikino, kuko umuntu ni munini cyane, atekereza ibintu birebire. Umuntu akoreshwa n'umwanzi Satani. Iyo Satani amaze kumushyira muri jambo ngo nzakwica, twe twese tuzi ko ikintu cyo kwica ari ikintu kiremereye. Kuba umuntu yavutse undi ubuzima bwe, kuba umuntu yavuga ngo arakura undi mu mubiri, muzi ikintu cyo kwica. Mwabana mwe, mwarubyiruko mwe, abantu bakuru mudukurikiye, muzi kwica icyo ari cyo. Iyo wishe umuntu ntabwo agaruka. Iryo jambo rero ntimukarikoreshe. Byaba byiza hari ntabwo ngewe nyine mfite ikintu nakora kugira ngo iryo jambo ribe ryava mu bantu, umuntu nabwira undi ngo azamwica, bijye bishakirwa n'igihano, kuko uvuga umuntu ngo uzamwica ni hafi yo kumwica, nk'ubu umwishe. Rero iryo jambo ntabwo ari ryiza, ntimukarikoreshe, kuko nzakwica niyo ishobora gutuma havamo ngo ndakwica. Wewe ngo nzakwica, kwa kundi undi nawe aramubwira ati ngaho nyica, nakwica kandi ubu ngaho nyica. Undi nawe aramugonga aramwica. Urumva icyo kintu? Nzakwica nukomeza kunkurombereza ndakwica. Abandi nabo ati ni wewe munyamahane, jya mu modoka. Bamushyize mu modoka, agenda avuga ngo nakwica. Undi nawe ati ngaho nyica.
undi nawe asubiza inyuma imodoka aragiserera aragenda kuko aramwica. Bumva batahombeje imiryango yabo hejuru y'ayo matiku yabo y'ayo makimbirane yabo yo kuvuga ngo nakwica bikanga imyaka bafite, nyamara bose bari bafitiye igihugu akamaro, bari bafitiye imiryango yabo akamaro, bari kuzaba abantu bakomeye, bari kuzagira imiryango, bari kuzavukaho abakomeye. None ubu umwe yishe undi nawe ubuzima bwe agiye kuburangiriza muri gereza. Nyamuneka imiryango y'aba bana, imiryango y'aba basore, inshuti, abavandimwe, turabihanganishije, mwihangane mukomere, kuko muri iyi si ni y'ibibazo. Umwanzi Satani, ngira ngo ubisobanukiwe wese kubera Satani yamanukiye iyi si arabizi uko akora. Hariya rwose nta gushidikanya guhari, uretse imijinya bateranye ikomeye, hari umwanzi Satani yagizemo uruhare rukomeye ruremereye. Kandi umwanzi Satani wagiye muri rwa rubyiruko, nawe aka kanya aho muri mushobora kuba muri gupfa utuntu tw'amafuti. Nyamuneka abantu mubona abantu bagiranye ibibazo, mujye mushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu bagiranye ibibazo babashe kwiyunga, aho kugira ngo mugire imbaraga nyinshi zo kuvuga ngo twe duherereye aha natwe duherereye aha. Amakimbirane y'abantu natwe twabo nyambere kugira ngo dufatanye kuyakemura. Niba mugenzi wawe mwari kumwe mukabona uko ari babiri bagiranye ikibazo, wowe uri uwo gufata intambwe, aho kugira ngo ubatandukanye, ukagira imbaraga ndende nyinshi, ugashyira imbaraga nyinshi kugira ngo abo bantu biyunge, aho kugira ngo abo bantu bagirane ikibazo kirekire. Kuko iyo umaze kugenda namwe, umwe avuga utundi avuga wowe uri mubi nawe uri mwiza, ntimugakomeze munabwira umuntu mubi ko ari mubi cyane, ahubwo mujye mumucyaha, mumuganirize, mumwereke n'inzira nziza iyo ariyo. Ariko umuntu muri buryo mumuteranye mukavuga muti wagifura we, abantu bashaka kuguhura bakavuga ati uri igifura, ari abantu 8 cyangwa 5 bose bakaguhurizaho, ntawe ukwereka ko nubwo uri mu murongo mubi ariko wagaruka. Urumva, hakagira abantu bakuganiriza. Hari ahantu abantu bari kumwe nabo, hari wenda ntago bari bakuru, wenda ngo baba bafitemo umuntu mukuru wabagira inama, ariko mu bantu bari kumwe nabo ubu aka kanya bari gutekereza ibibazo byahabaye, ntihakaburamo bari gutekereza ngo bavuge bati kuki tutavuze ngo tubunge, umwe akabwira undi 2 3 bagashyamirana, kuki hatabayemo gushyiramo imbaraga zacu zikomeye ziremereye kugira ngo abantu batatakariza ubuzima. Rero reka twihanganishe iyo miryango, twihanganishe imiryango yose yagize ibyago. Namwe mwagize ibyago muri iki kiganiro, ariko mukaba tutaramenye ayo makuru, namwe mwihangane. Iyi si turimo ni icumbi, iyi si turimo ni iy'imibabaro, iyi si turimo turanapfa. Ejo nanjye nzapfa, ejo bundi nuriya yapfa, ejo bundi nawe waba utakiriho. Ahubwo dutegure amaherezo yacu kugira ngo amaherezo yacu azabe meza imbere ya bagenzi bacu, kandi n'impfu zacu zikaba impfu zikaba impfu tugizemo uruhare, cyangwa se tugira uruhare kugira ngo bagenzi bacu bave mu mubiri. Kuko n'ubuvuzi bwa Satani yamanukiye iyi si akazana uburwayi, izo mpanuka, ariko he kubaho kugira ubushake bwo kuvutsa mugenzi wawe ubuzima, cyangwa se umuvandimwe, cyangwa se uwo mwashakanye, cyangwa se inshuti. Reka tusabe Imana ngo iduhereze iyo mbaraga yo gukomera no gukomeza bagenzi bacu, ariko nanone turushaho kwiyegurira Imana kugira ngo natwe turusheho kuba abo Imana yemera, turusheho kuba abana bayo, kuko ntabwo waba uri umwana w'Imana ndetse ubyiyumvamo ujya ugira imico ya Satani ituruka kuri Satani. Reka Imana rero iduhe imbaraga, idukomeze. Wowe wadukurikiye muri iki kiganiro kuri Nyenyeri TV Show, nkufurije umugisha, kandi niba hari ibyo ubona byafasha bagenzi bawe ndetse harimo n'inama zabafasha zabagirira umumaro, uzisharinge bagenzi bawe. Dukomeze dukumire ubugome, dukumire kugirirana nabi, dukumire kugira amakimbirane adashira. Nitubona bagenzi bacu bafitanye amakimbirane, tujye tuba nyambere kugira ngo dutere intambwe yo kubunga. Imana ibahe umugisha. Rero mwakoze kudukurikira, Imana ikomeze bihanganishe kandi bakomeze aho mwadukurikiye hose muri ibiganiro byacu. Nagaruka, Uwiteka abagirire neza. Amen.